Iyo ugeze muri ufite ibibazo birasubizwa, iyo ugeze muri ubuze amahoro urayabona, iyo ugeze muri we ufite agahinda uranezerwa, iyo ugeze muri ufite ibibazo birasubizwa, iyo ugeze muri ubuze amahoro urayabona, iyo ugeze muri we ufite agahinda uranezerwa. Ni ukuvuga ngo nta wundi mwishingikirizi twakabaye twakishingikiriza uretse Yesu. Mu bukwe bwacu niho dukwiriye kwiyambaza kugira ngo abo dushatse tuzarambane, ndetse mu bibazo byacu bya buri munsi niwe dukwiriye kwiyambaza, niwe ushoboye byose. Mu ntambaro zose duhura nazo niwe dukwiriye kwishingikiriza, kuko ari we buye rizima, niwe mahoro, niwe samba itarumba, niwe byose kuri twe, niwe ukwiriye kudukemurira ibibazo byose. Ese wizera yuko uyu mugabo ahindura byose? Ni ukuvuga ngo Yesu niba afata igiti cya kindi cyumye yarangiza akongera akagitosha, ni ukuvuga ngo ibibazo byawe yabijyamo nawe akabyorosha. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu niba ahagarara ibyatsi akabimeza, ni ukuvuga ngo nawe byawe yabigera akabyorosha. Upfa kumera nk'umwana muto kuko akunda abana bato, ndi wigwanirire ibindi byose azabigufasha. Ni umunyembabazi, afite imbaraga za Mwuka Wera, afite imbaraga zose zigaragara. Iyo uri mu bibazo amanuka ku farashi akaza akagutabara. Uyu nguyu niwe twikwiriye kwishingikiriza. Iyo ufite ubukwe araza akabwicaramo, umva nta kintu atinya, ni intwari mu ntwari. Mu gihe abandi bumva yuko ubutwari bwabo ari ukwica abantu benshi, we ubutwari bwe ni ugutabara abantu benshi. Umva ntakogwaho, iyo atambuka nawe urabyumva, yari mu buzima bwawe uranyugwa, wumva ari we cyifuzo kizima, agendera hejuru ku mazi. Umva ni ukuvuga ngo ibibazo byawe nawe yabigendera hejuru. Yesu naza azasanga abantu benshi barangaye, bamwe bari gufata ku ngufu, abandi ari abasambanyi, abandi ari abanywanzoga, abandi bari kwifotoza, abandi bari mu nkundo zidateye 12 afite icyo bagamije, ariko abameze nk'abana bato baziruka bamusanga. Rero ukwiriye kumera nk'umwana muto ugukoshereje ugahita umubabarira, kugira ngo uzasanganire Yesu. Numugeraho nta kindi uzakura uretse gusimbuka ng'uyu mwana muto, warangiza ukamugwa mu gituza, Yesu nawe akakubumbatira mu gituza akavuga ati uyu nguyu niwe nameneye amaraso yanjye, uyu nguyu niwe wumvisha inyigisho za Data wo mu ijuru, nanjye ngiye kumuraga igihugu cyo mu ijuru, azakibemo iteka ryose. Ya mazu nabubakiye nicyo gihe kugira ngo abameze nk'abana bato bajye kuyabamo. Iyo ugeze muri ufite ibibazo birasubizwa, iyo ugeze muri ubuze amahoro urayabona, iyo ugeze muri we ufite agahinda uranezerwa, iyo ugeze muri ufite ibibazo birasubizwa, iyo ugeze muri ubuze amahoro urayabona, iyo ugeze muri we ufite agahinda uranezerwa. Ni ukuvuga ngo nta wundi mwishingikirizi twakabaye twakishingikiriza uretse Yesu. Mu bukwe bwacu niho dukwiriye kwiyambaza kugira ngo abo dushatse tuzarambane, ndetse mu bibazo byacu bya buri munsi niwe dukwiriye kwiyambaza, niwe ushoboye byose. Mu ntambaro zose duhura nazo niwe dukwiriye kwishingikiriza, kuko ari we buye rizima, niwe mahoro, niwe samba itarumba, niwe byose kuri twe, niwe ukwiriye kudukemurira ibibazo byose.